inshuti bavandimwe dufatanyije mu itsinda idini gakondo. Muri aka kanya mbanje kubasuhuza, mbifuriza kurama no kuramuka, mbifuriza ihirwe, mbifuriza umugisha w'Imana y'u Rwanda. Imana y'u Rwanda ikomeze kubana namwe, kubarengera ndetse no kubatabara, ibahe kubyara ndetse muheke kandi batsindira icyago, idutsindira icyago twese hamwe, idutsindira ikibi, iduhe ibyiza, iduhe ikirere kiringaniye, iduhe byose twifuza kandi iduhe amahoro n'umutekano mu Rwanda Imana yaduhaye. Rero muri aka kanya hano mu itsinda idini gakondo nifuje ko twaganira ku kintu kimwe ariko gikubiyemo byinshi, aricyo bita umuzimu. Abantu benshi bibaza ibintu bitandukanye ku bigendanye n'umuzimu, ariko ndagira ngo muri aka kanya mbabwire ku bumenyi njye mfite, yabaho nagenze, ibyo nabayemo, ubumenyi mfite ku buryo butandukanye, ibyo mbamo n'ubu bigendanye n'umuzimu, bishobora kugufasha gusobanukirwa byinshi mu byo wibazaga. Umuzimu rero ubundi abangikanwa cyane n'imandwa cyangwa se umumarayika. Mu kinyarwanda cy'ubu ngubu cyangwa mu mvugo nk'ubu ngubu abantu bakoresha muri ubu ngubu, twamugereranya n'umuntu uvuga ngo umuzimu ni umumarayika wo hambere, ni umumarayika w'ubu ngubu. Rero habaho nk'uko mujya mubyumva, habaho marayika w'umucyo na marayika w'umwijima. Mu bazimu rero naho habamo abazimu baba beza, hakabaho n'abazimu nyine twakita ko ari ab'umwijima. Ni ukuvuga ngo umuzimu rero ntabwo ari umuntu mubi, ahubwo ni umuntu mwiza cyane, ndetse bitewe ariko nuko yabayeho. Rero hari twese dufite aho dukomoka, kandi uko iyi minsi yagiye isimburana, ibihe biha ibindi, niko abantu bagiye bava kuri iyi si bakagenda, abo tugenda dukomokaho kuva kera, abo tuzi n'abo tutazi. Abo bose, abo bakurambere bacu bose rero ni nk'abo twakita abazimu. Ni abantu beza rero. Ni ukuvuga ngo hari nk'abanyamadini bamwe baza bakabwira umuntu ngo nurota sogokuru wawe so wapfu cyangwa so wapfuye amamaye wapfuye, ngo uzaba watewe n'amashitani, ngo uzagenda usenge ngo ukomeshe. Yarangiza kubwira ngo nurota umuzungu, umufaransa cyangwa mu Espanye cyangwa wahehe, kuko ngo we yatagatifujwe, ngo uwo nguwo ngo uzaba ubonye Imana. Ibyo by'ibyo ni ubukoroni bwihishe mu idini n'ibindi bitandukanye dutaha agaciro, by'ubuyobe. Ni ukuvuga ngo rero umuzimu, umubyeyi wawe wakureze akakurera, akagushyigikira, akaguha impano, n'ubu ngubu urwego uriho akaba ari ukubera we, urwego uriho akaba ari ukubera sogokuru wawe, n'umutungo ufite akaba ari umuzi wo kuri bya bindi. Nta kwanga, ntiyigeze kwanga, ntiyigeze kugirira nabi, yaragufashije kwiga, agufasha ibiki n'ibiki byose, arakurera, gushyira ku bibero, urakura. Umuntu arangije akubwiye ngo ubone uzamurota, ngo uzakomeshe, ngo ni shitani ubonye. Ibyo bintu bizagukurura umuvumo, bigukururira akaga, bigukururira intambara, bitewe n'uko wa mubyeyi ahari aba arakaye, bagufitiye umujinya, abafite uburakari bw'uko kubera uko umufata. Ni ukuvuga ngo rero abazimu rero ni abo bantu bacu bose dukomokaho. Ariko nubwo ari aba bantu bose dukomokaho, buri wese aba mwiza bitewe n'uburyo ki yarabayeho n'uburyo ki yapfuyemo, undi nawe akaba mubi bitewe n'uburyo ki yarabayeho n'uburyo ki yapfuyemo. Aha rero ndashaka kubasobanurira ibikurikira. Hari abantu baba baragiye b'abakurambere bacu, wasangaga bamwe bari abavuzi bakomeye, abandi bari abahanzi bakomeye, abandi bari abategetsi b'icyo gihe, abandi bari abavuga rikijyana b'icyo gihe, abandi bakoraga bafashaga abantu, bafashaga ababaye, bari bafite ukuntu mbese bari bafite ibikorwa runaka, ukuntu bahagaze runaka muri sosiyete, ari abantu b'icyitegererezo. Abo ngabo abandi ari abacuruzi, abandi ari aborozi, abandi ari abahinzi bakomeye,
abo ngabo n'ubusanzwe n'abaterekera uyu munsi ndetse no mu bihe byashize wasangaga baterekera abantu nk'abo ngabo bakabiyambaza kugira ngo basabire ku Mana ishobora byose, ko bumvaga ko ari intore, ari abatoni bari iruhande rw'Imana ishobora byose, Imana y'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo bitewe n'ibikorwa byiza, ubutwari, icyubahiro, uburyo bagiye babanira abandi n'uburyo bagiye baba intwari muri uwo muryango nyarwanda. Rero ni ukuvuga ngo abo ngabo niyo mpamvu rero uzajya ukumva abantu barakubwiye ngo uriya muryango abantu bawe bakunze kuba abacuruzi, uriya muryango abantu bawe bakunze kuba abaganga, uriya muryango abantu bawe bakunze kuba abasirikare, uriya muryango abantu bawe bakunze kuvamo abategetsi, uriya muryango abantu babo bakunze kuvamo abahanzi, uriya muryango abantu babo bakunze kuvamo abanditsi. Ibyo byose ubiterwa na ba bazimu, na ba bamarayika wowe ukomokaho, baba bari kugira ngo za mpano zabo zitazima muri uwo muryango, ukomeze habemo za mpano. Hanyuma rero abo ngabo baba baguteye neza, bagendereye muri uwo muryango neza. Hari n'ubwo rero biba ngombwa ko umuntu agendererwa noneho n'abazimu babi cyangwa se abamarayika babi. Icyo gihe abantu bitewe n'iherezo ryabo n'uburyo babayeho, niyo mpamvu uzajya kumva ku bantu baravuze ngo uriya muryango abantu bo bakunze kuba indaya, abantu bo bakunze kubatwa n'inzoga cyane, abantu bo bakunze kuba basazi, abantu bo bakunze gupfa biyahuye, abantu bo bakunze gupfa bishwe n'impanuka, bakunda wenda n'abicanyi. Abantu bahose bo muri uriya muryango ni abantu wenda bakunda kurwara indwara z'igihe kirekire bwo runaka zikaba zaza gutya. Nawe uriya muryango ukunze kuvamo bakunze bose kwibera ibirara muri ubu buryo, bakunze kubatwa n'ubusinzi muri ubu buryo. Hari ubwo rero uterwa n'abantu muri wa muryango bapfuye gutyo, ko uwapfuye ari indaya azateza uburaya mu muryango, uwapfuye ari umusinzi yarabazwe n'ubusinzi azateza ubusinzi mu muryango, uwapfuye yiyahuye azateza abandi kwiyahura, uwapfuye yishwe ari igisare mbese azateza abandi nabo kuba ibisare, uwapfuye mu buryo runaka. Ni ukuvuga ngo rero hari n'ubwo muri ba bandi twavuze muri cya cyiciro cy'abandi babaga barabaye intore, ari abantu baba baragiriye neza, baragiye umumaro sosiyete, ugasanga yaratunze afite ubutunga ariko agapfa, umutungo waramushizeho, yarakenye, agapfana agahinda n'ishavu ryinshi kubera ukuntu yapfuye nabi. Uriya n'ukuntu abantu bamubaniye, uriya nawe hari ubwo ajya muri cya cyiciro cy'abazimu babi cyangwa abamarayika babi, akaza ateza abandi muri uwo muryango ubukene, inyatsi, kubura ibyabo n'ibindi kubera ukuntu yapfuye. Rero ahangaha nashaka mbagaragarize umuzimu si umuntu mubi mu by'ukuri, ariko ashobora kuba mubi bitewe nanone kandi bari abazimu babi bitewe n'uburyo ki bapfuyemo n'ibyaha baguyemo n'uburyo ki bapfuye n'uburyo ki banagaragara muri sosiyete ari inkozi z'ibibi. Hari n'abantu abanzi babifashisha mu kubaterereza abandi, ariko kenshi bigakorwa nabo muri uwo muryango, kuvuga turiya reka n'ubundi tumutereze runaka gutya. Niho uzajya kubona rero ukabona muri abo ngabo harimo n'ababa barapfuye, ugasanga hari uwapfuye atabyaye, abandi bapfuye batabyaye, ugasanga nibo n'ubundi ari kuza bateza abantu mu muryango kugumirwa, bateza abana ubuhumyi, kutiga ngo batsinde, cyangwa umwana akiga yagera ku bizami bifatika ukabona nta ibizami nyabyo, ukabona haratsindwa. Abandi ugasanga baratwita inda zivamo, abandi ugasanga barakundwa mu by'ukuri, ariko ntihagire umuntu n'umwe ushobora kumanura inka muri uwo muryango ngo azagire ikintu kigaragara avuga. Abo nabo barimo, hakabaho n'abagiye bapfa rero batashatse, abo nabo bagateza ibindi muri uwo muryango. Ibyo ngibyo rero ni ibintu bagenda bateza bitandukanye. Gusa icyiza cyabyo, iyo utererezwa cyangwa wibasiwe n'abo bamarayika babi cyangwa se abamarayika b'umwijima cyangwa se abazimu babi, icyiza cyabyo ni uko umupfumu igiti cyumvira umupfumu
umugore akumvira umugabo, umwana akumvira umugore. Ni ukuvuga ngo rero nta burozi butagira kirogora kandi nta mahano atagira akamaramahano, nabyo bifite ukuntu bizirurwa bigakurwaho, maze utatunga agatunganirwa, utorora agakorora, utagiraga urushako ruhamye akarugira, utagiraga ishema akarugira, kandi umuntu akayobokwa n'icyiza. Rero ahangaha nagira ngo mbasobanuriranye n'abazimu, ku bigendanye n'abazimu